rero tugishorongi ishyorongi abakunzi ba APR icyo mwamenya umuntu bita Sheikh Djibril Ouattara yaraje yagarutse nyine yaramaze iminsi Burkina Faso Sheikh Djibril Ouattara urebye niwe waburaga muri Spain naje se gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza yagura Mamadou Zone ntaje gutwara igihembo cy'umukinnyi mwiza kwatinze gura Mamadou Zone azaza ku 15 ibe burakuza kwa Ouattara ntaho bihuriye n'ibihembo bya Big bya Rwanda Premier League urumva birahura ko nejo cyane ejo nibwo bazahemba muri Rwanda Premier League aje gutwara igihembo cya top scorer cyo aragifite ariko n'igihembo cy'umukinnyi mwiza biri like reka nigira umugisha wajya ubyora mwana MVP nigira umugisha ntabwo ari muri batatu ari muri batatu gira umugisha banabishingiyeho gira umugisha ntabwo yakinye imikino myinshi kubera ko hari match bajya bakora amarotasiyo mu ikipe yabo ku buryo buryo umuntu wari ufite amanota meza ariko si ibintu muvuga murabyemeza cyangwa muravuga bakandi yani ni probable ndimo nateganya kandi agitwaye sinatungurwa nibyo Samira kubwira gira umugisha ntabwo Ouattara ararwaye ntabwo gira umugisha yigeze arwara sibyo sezo yose gira umugisha yaje mu mibare ye yaba mwiza muri gato yaba ari ikibazo twe tureba sezo mu Rwanda abazahemba ni bamwe sibyo ni Rwanda Premier League ariko turebye para Rwanda Premier League niturebe cy'amahoro niturebe igikombe cy'intwari ntabwo twabaye muri sezo gira umugisha ni mwiza muri Champions League ariko se gira umugisha Champions League yari ikipe mu Rwanda babara mu manota ariko no muri champion afitemo imibare myiza afite ibitego bingahe kuko niba nibuka neza afite ibitego 7 amundi yamukubye kangahe afite ibitego 8 akanagira assist 7 bari ibitego 15 ntabwo ari bibi cyane nyine ariko undi afite ibitego 18 na assist zingahe afite eshatu ari ibitego 21 gusumva yewe Ouattara yemo nta nubwo natungurwa ntabwo natungurwa rwose none n'imikino bakinnye aramurusha no kuba ni yabaye ni hawe man of the match harimo abantu batsinze ibitego 2 akanatanga na assist 2 muri match imwe nibyo bareba n'amanota umuntu aba afite ibintu byinshi ntabwo bareba ngo ibitego ngana Rwanda Premier League bavuze ati tureba tuvuze ngo turebe champion yacu ntabwo twari basize imikino imisezo y'imikino twakabaye tureba kuko ntabwo Ferwafa ihemba baba Rwanda nyine ibintu byose byabaye mu mikino yose ariko champion agakwiriye guhembera champion kuko ni bo babitegura nyine bo bakabaye ariko nabo bakabaye ati icyamahoro se umuntu yaritwaye neza wareka kumuhemba icyamahoro baragitegura niba batagitegura nyine nanjye ngo nanjye tujye mu dikstation ariko ntabwo ikintu cyitwa saison y'imikino yibagiye utanga Ballon d'Or bareba sezo y'imikino ahubwo icyo nemera kibaho muri ugu gutanga ibihembo no muri Ballon d'Or bibamo hari icyo bita classe du joueur urwego nyine asanzwe ukasanzwe kuko ntabwo umuntu yaza from nowhere dufate nk'urugero hari uyu musore witwa Denis Undav urabona ukuntu yari matsindira abadagi umunsi ku munsi ashobora kugira sezo nziza ariko ntihahita umushyira muri Ballon d'Or ubwo mu busanzwe classe yari asanzwe arimo ntabwo ari classe imugira umujyamo afata nka Igor Thiago afite ibitego hafi 20 muri Premier League ariko classe ye ntabwo yamugira umukinnyi wa sezo Michael Sibanzwe Michael yego Michael Sibanzwe yuze ba Mbappe ukavuga ba nawe abajya munsi kuko arasabwa gusubiramo ino sezo inshuro nyinshi kuko hari icyo bita forme na classe mu mupira w'amaguru Real Madrid ishobora kuba imaze sezo ebyiri datwara igikombe ariko classe yayo ntabwo ivaho ni Real nyine ariko ishobora kuzamuka ari nka wenda nka Girona yagize sezo nziza ibi ya gatatu muri championnat ya Espagne ariko ubu nguri mu cyiciro cya kabiri bibaho Savinha bam yego ariko ubu Savinha zo bavuga ko ari umukino rero nibi na Ouattara uzareba nko wiwe bajya gutanga Ballon d'Or hari n'igihe bavuga ngo tureba kuva mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 ariko iyo babitanze nko mu kwezi kwa kabiri muri ayo mezi abiri wari umaze iminsi urishanyaraza igikombe cy'isi nyine bagwiraga kirimo kirakarasa uwa Ballon d'Or cyane niyo muragwiye ngo abafaransa bagitwaye Mbappe afite ibitego 10 mu gikombe cy'isi ngo ushobora usanga wenda ntuza murusha imibare eyo yavugaga gira umugisha ariko iyo bagiye muri Biramis ya sezo yose bavugaga sanga Ouattara nabyo by'influence amatora umukinnyi asanzwe urwego asanzwe ariho uko yakiye mu yandi marushanwa atandukanye kuko atora abanereka bashobora gutibuka ya match za champion bazabibagabanya umwe azaba top scorer ndawe katuzarebe ariko nyine twabikomozaho nyine tubaje Djibril Ouattara atangiye imyitozo ubwo APR uyu munsi barakina n'Intare match amicale y'abafungura bafite no na match amicale niyo bahagurukiyeho Jamusi cyo kuba
bazakina nabo match amikare kuko itazaba muri Sekafa bafite n'indi kipe izaza muri Sekafa mbere yaho nka match 3 mbere ya Sekafa bashobora kuzitera zituma bitegura umutoza yaraje yamaze kongera amasezerano azibyo asabwa ari ku gitutu cyane Maduzo yabaye kimuhaye kiruko kugira ngo abanze nyumva nawe urumva niyo agiva muri competition ya Congo champion ikirangira yakoma kuruhukaho nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3 naho bakuza ku 15 abandi ba Amani barahari aka kanya ni face n'abana batoya bazamuye yo kubaha ba Fidari bo kubaha match noneho byo kubereka ko bije mu ikipe y'umwenda uremereye Samiri umwenda uremereye burya ako bra jezi biremereye umwenda w'ikipe pressure yayo burya oya pressure ubwiye ku ruhande naho jezi yo ziba zizi oya jezi ni sanzwe ariko ni terime ya kinyamupira ariko jezi ni sanzwe burya nseka nge ndi umuntu ureba ibintu buryo nteye sinzi uko nteye ntabwo ushobora gufata nimero 11 ya Karekezo rivi uyu mukinnyi ngaje kwipfusha ariko ubu nimero ziracyafite kera nimero ziracyafite imbaraga ntabwo ari cyane kuba Pepe yayifata muri Manchester kuba Pepe yayifata muri 7 muri Manchester nimero zose agaciro nabonye no mu gikombe cy'isi cyo kintu bari kukiganiraho ubundi wasangaga kera nimero 10 ya equipe mu gikombe cy'isi itwawe n'umustari ariko urabona ko De Bruyne yambaye 7 nimero ifitwe na Torosari ukareba nko muri equipe ya Espagne Daniel Muniwe wambaye 10 Lamine Yamal yasubiye kuri 19 noneho nka nimero 1 yo bana mwizamu ntabwo bagiye nyezamu ba mbere utwo Apple yazanye nimero ubu yambaye 31 urumva nibango nimero ngo zikigize ntabwo ziyitinze nka mbere usanga umukigera mu ikipe akarwanira nimero ngo niba atari 7 gatetera gendaga agaruka ati nimero ya 10 ndayigarura ukanje ukayimwambika yavuye muri Apple Karekezi yagagenda akagiburaye gakiri imyaka 10 na agaruka 10 orisa gucenga guratarwanira nimero nabaze nanjye ndabona nimero y'ikintu gikomeye cyane ntabwo kinagishaga nimero gatuzana kuvuga atambaye 8 ntabwo avugaga reka tusoboreze muri Ferwafa tangazaje afite ikibazo gikomeye cyane wagikakaye aze mutangaza kibaje ngi muzi ejo habaye ikiganiro n'itangazamakuru na Ferwafa byari ibyo bise media briefing ku ngingo zose Samiro da ejo yarandibonye Ferwafa media briefing president yakisubijemo hagari mu isura nziza buriya umuntu iyo mubaje ikibazo kikagukorogoshora buryo yisubiza ari buyibona ikibazo cyari iki narambaje si komite yake imaze gucikamo kabiri hari impande bye hano harimo nabona metre ko kandi urufite amakuru n'ubu ndacyayemeza ntabwo nibyo ansubije ntabwo byemeranye nawe waramubonye ngo yansubije ntabwo yansubije nk'umuntu utabihakana cyangwa ubyemeza perezida yagusubije yuko kuba mu byo nibuka abantu batemeranye kuba hari ingingo ngewe nawe mutangaza yagitwaba tutemeranye bitatuma dushwana ngo ducike mu biki numva ntabwo yambwiye ati mu bintu yagushubwiye nicyo nakuye mu bintu ntabwo yawuhakanye urumva rero Samira yawuhakanye yavuze ko hari ibyo batumvikanye wenda dutwaye kugira ngo n'abanyarwanda bagira ibyo batahana ku byo babrifinze itangazamakuru ku munsi w'ejo bavuze ko mu mwaka ushize habaye imikino 1415 mu byiciro bitandukanye by'umupira w'amaguru abagore bakiye imikino 132 hanyuma icyiciro cya kabiri 56 hanyuma icyiciro cya gatatu 44 Ferwafa Peace Cup habayemo imikino 92 ubwo ndatekereza harimo no mu bagore bose bavanze hanyuma icyiciro cya kabiri mu Rwanda hakiye imikino 138 icyiciro cya gatatu 156 U17 imikino 208 U20 314 hanyuma n'aya marushanwa y'abana mu batari imyaka 14 imikino 44 abakobwa 36 hanyuma 5 ku batari imyaka 16 hanyuma na 16 mu bakobwa 44 ubwo kongeraho n'imikino ya Rwanda Premier League yo yari 30 yari imikino ingahe hari ubwo ni 34 Navuga Rwanda Premier League tunine n'ijoro kuri buri kipe navuga yose hamwe cyane ni 340 niba nibuka neza